hari mushiki wanjye mbwiye ngo nimubabarire mubwire ngo mvuge ku kibazo cy'ingo ziri kugenda zisenyuka zitamaze kabiri. Ingo zisenyuka zitamaze kabiri ngo biterwa n'iki? Ntabwo nabivuga byose ibikibitera, ariko ikintu cy'ibanze ntabwo ziba zubatse. Ese umuntu murahuye, uri umukobwa mwiza, uhuye n'umuhungu arakubwiye ngo yagukunze, hanyuma mwahura ngo muganire ukamubaza ni iki washyira ku meza ngo numve, ni iki uzanye ku meza kwa y'ibiganiro, akazana gusa ngo ni ububogari, akazana gusa ngo ni umusore w'amatuza ngo ateriye ibyuma. Ni iki kintu cyonyine afite cyo kurata? Ese byubaka urugo? Cyangwa se ugasanga umukobwa murahuye, muraganiriye, arabahura ku mbuga nkoranyambaga, arabahura mu muhanda, arabahura uko mwahura kose, uko mwamenyanye kose, mwahura ku rusengero, uko mwahura kose, ariko kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze muraganiriye, ukaba wabaza umukobwa nyibwira ni iki ufite, ni iki washyira ku meza, ni iki waputinga hano ku meza y'ibiganiro ngo turebe ko twakubaka urugo. Umukobwa akumva ari kurata gusa ngo afite amaso meza, ngareba afite amaso nk'ay'inyana, ngafite ngo mu maso heza, ngafite ngo nyashi, ngo ikibuno cyiza, ngo afite kinini, ngafite itoto, ngo afite ngo forme, ngo ateye neza. Ese ni ibintu washyira ku meza y'ibiganiro mu kubaka urugo rukamara kabiri? Cyangwa se hari n'abandi barata ibindi, hari n'abandi numva bavuga ngo y'abana ngo ifite amafaranga yabihagije. Oya, kurata ikofi, ufite amafaranga, ngo njye ifite amafaranga kuri konti, kugira ngo akwemeze ati ufite amafaranga menshi, ndi umukire, wenda anayafite, ariko se amafaranga niyo ku rugo? Ngo ufite ibindi bintu bakunda kubazanya ako kanya abantu bakimenyana, ngo ukora iki, ufite akahe kazi, kugira ngo yumve niba uri umuntu uri umukarani se, cyangwa niba uri umuntu ufite akazi kiyubashye, uri umuganga se, médecin, spécialiste, généraliste, cyangwa se uri umuministre se, uri umucuruzi se. Abantu bakumva akazi ukora hamwe n'amashuri wize, amashuri angahe, akumva nibyo bintu bigomba kubanza. Yega n'ababyeyi benshi nuko bikora, ubashyira umukunzi wawe mu rugo, agatamubaza ngo uruwa hehe, uruwo kwande, ukora iki. Ibyo rwose ntibyubaka. Birubaka ariko ntabwo byubaka ibikomeye, byubaka mu manegeka. Kubera iki bitubaka neza? Ikambabwire, hari ababogari beza bateriye ibyuma b'ibisore batajya bubaka ingo ngo zimare kabiri, batajyana n'inshuti zabo ngo bazimane umwaka cyangwa imyaka ibiri. Hari abakobwa beza, ababeri gose beza kabisa, ibisyo, ibishongore, inana nziza, abandi muvuga ngo barakeye, ngo bariremye, bafite ngo ibinyashi, ngo bafite isura nziza, ngo bareba neza, ngo bataye neza. Hari benshi bananiwe kubaka, benshi, kuko nibyo bari bazanye mu rushako. Hari abanyamafaranga benshi, mbabwiza ukuri ngo amafaranga arubaka. Hari abanyamafaranga benshi bubatse ikofi, bafite imitungo myinshi yimukanwa n'itimukanwa, bafite amafaranga menshi, ba miliyoneri, ariko bananiwe kubaka. Hari abantu bafite akazi keza, niba tuvuze akazi, mubaza ngo ukora iki, ugasanga afite akazi keza, akora nk'umuyeni. Nko hari abantu nzi, bacuti banjye nzi bakora muri UN, mu mashami ya UN, hari abo nzi bakora muri OMS, hari abo nzi bakora muri UNICEF, hari abandi bakora mu ma ONG atandukanye, bahembwa amadolari 10,000 ku kwezi, amadolari 10,000 ku kwezi, ni kuvuga miliyoni 10 z'amanyarwanda. Mu marundi ubwo si nka miliyoni nka 30 se, 30 ku kwezi. Ariko se kugira ngo se barubaka zigakomera? Oya, ntabwo ari byo byubaka rwose. Mbabwije ukuri, kuba uhemberwa ku gitiyo sibyo bituma bubaka. Kuba ufite nyashi n'isura nziza sibyo, uteye neza sibyo bituma bubaka. Kuba uri umuboga n'umubogo sibyo bituma bubaka. Kuba warize amashuri menshi, dufite abantu bize amashuri menshi, amadiplome y'ikirenga, bafite za masters, bafite za PhD,
benshi, abaprofeseri, abadogiteri n'abandi benshi b'intiti, ariko b'abasinzi bibera babaye utuzizi batubaka ngo zikomere. None musubize ngo iki uwo mucuti wanjye, ni iki umuntu yakora kugira ngo yubake urugo rukomeye, agire intangiriro nziza? Kuko ngende guhera mu ntangiriro nababwira ngo mugarure umuco wo kurambagiza, mugarure umuco wo kurambagiza rwose. Umuco wo kurambagiza waracitse. Ugomba kumenya umuntu. Ibi byose mvuze, amafaranga, ububogari, ni ibirungo gusa, ariko nta muntu utungwa n'ibirungo. Mu biryo nta gutungwa n'ibirungo. Ibirungo ni ibirungo ibiryo nyine. Ariko ubundi umuntu muzabana ugomba gucunga kureba ko ari umuntu muzima, umuntu nyamuntu, imico ye, uburere bwe, amateka ye, ibintu yemera, ibintu yizera, ko abana neza n'abandi si ngombwa wowe, ko abana neza n'abandi, ko abana neza n'abagize umuryango we, barumuna be, bakuru be, babana nawe, babana gute? Rambagiza famiye ye. Rambagiza famiye ye. Nizo nama zifatika. Rambagiza famiye. Kandi nibyo biri naturel, nibyo bihuje na kamere muntu, nibyo bihuje n'umwimerere. Rambagiza famiye ye. Niba ari umukobwa, banza ujye kurambagiza nyina. Ngo nyina ni mugore ki? Ni mugore ki kuri isi niba afite ababyeyi? Nyina ni mugore ki? Yitwara ati? Muri quartier bamuzi nk'umugore umeze ute mu rugo? Ko inshuro nyinshi birakurikirana. Niba ari umusore, jya kurambagiza se ni umugabo umeze ute? Wibera mu kabari kubita umugore, utikoza mu rugo, ni umugore ki? Ni umugabo ki? Ababyeyi be ni babyeyi nyabaki? Hanyuma nawe urambagiza uwo muntu, urebe ukuntu yitwara ku babyeyi be. Arabubaha, arabumvira, agira iyi mico, agira kirazira. Ni wa muntu mane magambo niwe najya kure kuko simbashaka kuvuga ibintu byinshi. Muri make mugaruke kurambagiza. Fata igihe. Take your time. Prends ton temps. Mu Kinyarwanda baravuga ngo yihuse yabyaye. Mu Giswahili bakavuga ngo haraka hayina baraka. Fata igihe. Kera abantu barambagizaga imyaka 2, 3, 4, 5. Yego. Bakashakana baziranye. Ariko ubu ngubu urabona umuntu kuri Facebook, kuri Instagram, uti ndafatuye. Uratinyuka gufata umuntu ubonye bwa mbere, cyangwa se utari mwana ahura n'umunsi n'umwe gutya biri physique, ngo ukatangira ugatereta gasaka ko ibintu byubatse nabi birahirima. Ingo nyinshi zisenyuka, nusubira kureba ukuntu zabanye zasanga zitarigeze zigira. Nkeya cyane zishobora gusenyuka zarakoze ibingibi, ariko nizo nkeya cyane. Ubwo rero mugaruke ku isoko, murambagize kandi umenye umuntu, imico ye, umenye umuryango we, umenye se ni burere icyo afite. Se umuntu ni umutindi mu mutima. Hari abantu bararezwe mu gikene ariko bafite umutima. Abantu bararezwe mu gikire ariko ari ibigoryi. Hano babajijutse barize amashuri menshi y'intita ariko ari bimara. Ntukarebe ibi by'inyuma, rambagiza umuntu, fata umuntu, umenye umusure, agusore ko ntukagendere kubyo akubwira ngo ngemeze gutya nanga ibi nkunda ibi, ibyo ntacyo bivuze. Byishakire. Take your time. Ubwo niba udafashe igihe cyawe ngo ugenzure neza uwo wumva muteganya kuzabana, mukabana huti shishitabona, ejo bigasenyuka. Ikibazo ntabwo ari wa muntu, ikibazo si wowe, ikibazo ni uburyo ibintu byakozwemo.